Ndi papa sava. Nagira ngo mwongere muhuze ibiganza rero dushimira ababyeyi baganiriye neza. Babyeyi rero miryango migari nkuko data binsabye ndagira ngo sabe banyiratebuka barebere n'abandi mwagendanye mubyeyi mutsirika inyota hanyuma dukomeze tugubwe neza. Sinabandi mu papa sava nabibonye rero rwose inaha akavura karasomeje uzi ko ahantu nagiye nyura nagiye mvuga nta hantu ho rwose barahiriwe mwanahinze mbere mwahinze mbere pe iwacu rero ubu twebwe nibwo turimo gutangira kurima kuko imvura yahageze nyuma. muzahahira ino ntugire impungenge. Oya nta nubwo buriya rega ugira ngo se ubundi ntimwadutunze igihe kirekire ubundi wagira ngo ibyo buri ibiturengera ntibivina ibijya biturengera bivina pe. Ariko niko bimeze burya twe kuva na kera. Ariko burya mbere burya nuko ari ibihe byagiye bihinduka ariko burya natwe imyumbati urabizi yavaga ina ariko niba ari ubutaka bwagundutse uzi ko usigaye utera umwumbati aho kugira ngo ushore ugatangira kuborera mu butaka. Yaba ari imbuto mbi cyangwa se ari ubutaka bwagize bwashaje mudahindura kandi guhinduranya imyaka yavuye nk'iyo myumba tukashyira ikindi kintu ukazongera gutyo usanga birafasha. Oya umugabo Rudoviko niwe ushobora gusanga nawe ariko nuko aba afite inka niwe ushobora kugerayo ugasanga rwose imyumbati wewe ugezeyo cyasanga umwumbati aho uracyasanga umwumbati insina nuko usanga iwe hatoshye. Nibyo nakubwiraga rero. Yego. Ibyo mudusanzemo ni ibyo twavugaga by'isuku no kurwanya indwara. Ese iki cyorezo nibyo twari turimo ariko uko babitubwira nitubikurikiza ni amahoro asesuye pe. Ubu rwose cyakora ugeze iwacu ukagera iwacu ubu ntushobora kwinjira mu rugo rw'umuntu udakarabye. Buri wese afite umva ibyo twamaze kubimenya pe. Rega amazi meza n'isabune burya ni ingenzi ariko natwe uriya muti nawo urihutisha umuntu ahita agira akagenda ariko mu buzima busanzwe se wahoze ahuriya se ubu tujya kuririra imiti turazana dukoresha n'isabune. Natwe umuntu mu rugo rwe ntabwo wahora ukoresha uriya muti n'amazi n'isabune. Rega amafaranga ubumaye abanyeshuri iki byose urumva nabo baba bakeneye kugira nabazaga rero ni se ubwo nako musangiza jambo data rero umuryango mugari ndimbati umubyeyi ndimbati yari yambwiye ngo nimurangiza kubatsirikira inyota bafite irimubanda ku mutima. Nanjye mubyeyi ndimbati nari nakubwiye ko mu muryango duterana gutya dufite ibyo twizihiza kugira ngo kandi umubyeyi data yabigusobanuriye nuza kubona umwanya uterura iryo jambo umwanya no wawe mu urakoze ntabwo ntinda muvandimwe kandi musangiza jambo biragaragara ko baguhaye umurimo ukwiye umurimo urawukwiye rwose. Mwongereye amanota pe wabitwaye neza papa sava rero
nk'uko umwana bivuze twaganiriye kandi reka mbanze ngushimire ko mwatwakiriye neza. Sindi buvuge rero ngo wenda ndagendera mwanyakiriye, twanyuzwe n'abo twagendanye, ariko reka natwe dutwerere, reka dutwerere twabasanga mu birori nk'ibi ngibi ngo gira ndebere sha ndebere iyo ntwererano nazane dukomere n'ubundi ko zisanze izindi se. Nyarutsa sha mva muko mbwira uwo mukobwa ako kari agaciyemo baracyabitunganya. Reka dukomeze, reka nkubwire mugenzi wanjye kandi ndimbati ntago wigeze unaba mu nama n'umunsi n'umwe. Ntago rero ikigoye byapfa kutantwerereye cyangwa wantwerereye nke. N'ubundi uko mwaje nabibonye, nta mitwa nabonye, ariko reka dukomeze. N'ubundi icyo kunywa kirahari, turakomeza dusangire. Nagira ngo noneho iyo ngiyo ndayigusoneye, reka dukomeze gahunda. Dukomeze gahunda. Urakoze. Musa nkaho ubwo ngubwo badutwereye. Reka nkomeze ngushimira. Rero uragira uti reka mbasonere ku ntwererano, ariko ntabwo ndi buvugire nanone wanyakiriye kandi ntiwanansonera ku ntwererano ngo nansonere ku nzoga y'ijambo. Reka ndebe ko hari uko bigenze mbaza umwana, hanyuma ubundi no kuvugira n'ubundi ku isonero. Reka no kuvugira ku isonero. Umva sha mpereza iyo nzoga shaho mvugireho ijambo, maze dukomeze gusonerwa. Dore Tigidi mbwira uwo mukobwa ampe iyo nzoga y'ijambo nyarutse. babirimo bagiye kuza. Ibintu iyo bikorwa karimo muratinda muratinze. Ariko rero bakandi tubikoze. Papa Sava rero ngira ngo twakomezaga nyine nta kari gaciyemo nka kwa kundi. Buriya biba biri hafi nuko nyine abikorezi b'iwanjye bagenda gake kugira ngo zidacubangana. Koze
gira hino sha gira hino mwakigira ejuru taza kumbaza uti abakobwa b'iwacu nibo bikorera uri bayazanywe n'umusore ahubwo abakobwa b'iwacu bo nabahereza nabahereza uti iyi ni ubu noneho rwose navuga ijambo navuga ijambo kandi nanabashimira ko kuntwererana umwansoneye byari ibi nuko ubwo ari ijambo nayo sinakwirwa nyipfundura kuko ntazi iryo jambo ubwo wavuga ijambo ubishoboye waca bugufi dore imyaka n'iyanjye cyangwa se ukarihagurukira mugani w'abaturage reka ijambo ngiye kuvuga ntabwo narivuga nicaye kandi mwanyubashye reka ndihagurukire rero nkuko nabibabwiye twatangiye tuganira ngira ngo urugo rwanyu ruragendwa kandi urugo rwanyu rurimo umugisha yewe rurimo n'amahirwe menshi umuryango rero wa Kariyopi wantumye taza kugira ngo wangiriye icyizere niko bisanzwe mu muryango wacu barambwira bati genda ujye muri uriya muryango hanyuma ugire ijambo ubabwira tugutume ngire umugisha rero nsanga wicaye imbere yanjye nawe ni wowe urongoye uyu muryango ndavuga nti ndahiriwe kandi koko nahiriwe ubwo rero mufite umwana wiziye mu mahanga yiganye n'uw'iwacu umusore baherutse kunyura ku kibuga cy'indege rero umwana wanyu w'umukobwa ngo imodoka yari yatinze kujya kumufata undi kubera ko bigana yari yahageze mbere aravuga ati reka witegereze imodoka babwire ko turi kumwe tujyane banyura muri uru rugo yewe ngo ahageze bamuha amata barakomeza iyi wacu muri Nyaruguru umwana rero aratubwira igihe twari mu mihigo aravuga ati amashuri ndayashoje hari igisigaye rero tutese sha igisigaye ko ari no gushaka akazi ubwo twe niko twabitekerezaga atakazi gahoraho atari ko ibyo nkeneye arabitubwira nyine twumva ni ijambo tutakererana tuzaraza rero turamubaza dutese kera ko habagaho abaranga bakarambagiza umuryango ati hoya ati byo nyine ni ibya kera tumutega amatwi aratubwira ati ni ibya kera tubifata gutya ariko aravuga ati hari umwana twiganye mu Bushinwa twazanye tubanye kwiga agenda tubwira inzira banyuze atubwira nuko imodoka yatinze kuza bakamuzana bakanyura muri uru rugo mu muryango bakamuha amata agakomeza ntabwo yaharaye utaza kumbwira uti uwo mwana waraye muri uru rugo tukaba wambaza uti ibyo nabuze hano n'uwo mwana waraye aha ntazi oya barakomeje n'umushoferi baraza aratubwira ati rero nimugende muri uriya muryango umubare we murambagizamo njye sindambagiza njye narashimye nimugende muvugane icyaduhagurukije rero ngira ngo ubushize haje intumwa ntabwo nari ndimo ariko Teresiforo yari ahari baraje basaba irembo muraribemerera
ndetse bahasiga n'abasore b'ibizigira bo kurinda iryo rembo. Ihembo baririnze neza, natwe ntitwatinze. Muri make rero tuje gusubukura iby'iryo rembo dusaba umugeni. Turabasaba umugeni, turabasaba amaboko. Murimo murasaba birahwaniramo se? Oya, ntabwo bihwaniramo. Nimutwemerera reka ncukiriza icyangezaga nicyo. Navugaga ntisaba. Reka no gusabira ku nzoga rero y'ijambo. Saba pe. Reka no gusabira ku nzoga y'ijambo. Ongera sha gerageza. MC ntacyo MC nimubisiganiremo, nimunzanira akarahure, urubanza rumwe rumara ebyiri. Zana akarahure, zana utwo turahura, urubanza rumwe rumara ebyiri. Nibyo nari mvuze, nari nanze kuyipfundura. Kabaza bayipfundura uyikuremo umunanira. Ndabibona ko ega burya agacu kagenda amenya iyo kerekeza, kandi nawe uri mukuru uri nkanjye. Ibi biri kuba inkubi gukubita urukundo uyibona kare. Banguka sha. Ufashe udupfundurire kamuhereze aki. Ntacyo ibigendeje, ntacyo bitwara. Ku buzima bwacu wa mugani. Banzu yikuremo umunanira, isogongera ko rero wayizanye se yikuremo umunanira. Nuko imeze neza, iraryoshye. Ngaho saba saba, uti ndasaba nde, ndasabira nde, hanyuma umuryango ubyigeho. Naguhagarika igihe kirekire aho ngaho. Murakoze. Nk'uko nabibabwiraga rero, umuryango mugari nabivuye imuzi ndabibabwira, ntago ndi bubisubiremo byose. Burya kuva na kera na kare umuryango wacu wavaga Nyaruguru ukaza ugacumbika aha, mukaducumbikira ndetse tugahakwa, mukaduhaka neza, tugacyura ubuhake. Ntabwo twabyibagiwe rero, nibyo nababwiye ko ikitugenza ubu ngubu turasaba amaboko. Turasaba mu buhake bw'amaboko, ntabwo ari ubw'inka, inka mwaraziduhaye. Turasaba ubuhake bw'amaboko ngo mutwunge ubumwe, hanyuma dutere imbere. Tukaba rero dushaka umugeni usohoka mu rugo akabisikana n'inka. Ngiki kitugenza.
icyo twavugaga hari abakobwa benshi kandi beza mwarashimye turabyumva tukugenere kungenera ntabwo nabyanga mubyeyi cyane ko abakobwa banyu bafite uburere bararezwe kandi ni beza bose ariko uwo dushaka ko yatwunga amaboko akaza akadufasha akadufasha ndetse muri byinshi twe tudafite hari iwacu twumvishe ko mwagiye munabibigisha bakaba babizi ni uwadufasha mu by'ubuhinzi natwe iwacu tugatera imbere katugira inama bamutazira rero akazina ka gitare gitebeje umukondo ariko akaba yitwa uw'amahirwe Venansiya uw'amahirwe Venansiya rero gitare gitebeje umukondo uwo niwe dusaba kugira ngo abantu muri kumwe nimwazanye ariko se mwakabyara niwe sava no kwihangana buriya impundu zo nibyo buriya ngo za shimboke na za midiya mitanda n'inkweto ndende za gudire zisigaye zituma ngo birabavuna zirabavuna aho ntimuze kuturenganya igitara gitebeje umukondo mukamusabira ni umuhungu wacu witwa Cyitatire Cyitatire rero uwo niwe watubwiye ati nta n'ahandi ni muri uriya muryango yego murakoze waca bugufi noneho umuryango yego murakoze ukaganira kuko umwana n'uwo muryango umwana si uwanjye umwana n'uwa ba nyina wabo n'uwa ba nyirasenge umwana n'uwa ba se wabo n'uwa ba nyirarume umuryango mugari barasaba amaboko bagasaba inama bagasaba n'ubumenyi ntibashimye umugore gusa bashimye n'ibyo byose nagira ngo rero mbaze ba nyirasenge nyirasenge ntabwo tugiye kujya mu byo ababonesheje n'abagize bate kubona mwakereweho gake gato bibanza no kugorana kandi amasaha burya ntasubira inyuma barasaba umukobwa gitare gitebeje umukondo niwe wamenyaga ibuganiza nka tumenyera ibijyanye n'ubuhinzi byo kuhira n'ibyo yamenujemo no guhinga muri bya bizu green house bati agenda ajya iwabo ariko yanagaruka sinzi rero nkamwe ba nyirasenge mwamutoje byose kuboha imisambi kuboha uturago bibe ubusuna bibe utw'urukangaga icyo bivugaho umukobwa ni uwagura umuryango gusa umukobwa wacu ni mutumwinka kandi yanyweye amata ngira ngo mwamurambagije mwamuhisemo nizere ko mwarebye uko asa ko mutazamwicisha inzara kandi umwana wacu ni muzirankoni ngira ngo wabyumvise rero
ba nyirasenge ntibagaye ariko uyu mwana wa hano rero hari icyo azira akanaziririza ni umwana ukunda gusenga umwana ukunda ibihozo umwana ukunda inzu y'Imana muri abo batanga impundu harimo uzajya muririmbira ibihozo igihe yagize irungu harimo najejuru jejuru ni wowe turirimbira twumve ko bizahura n'ibyabaye nyirasenge ahangaha arabizi ngiyo nabagange ndi kumwe nawe turi babiri turi kuganira sura yawe yabaga ari nziza ariko ku mutima watari heza ndavuga ibihozo cyangwa urebe y'Imana nayo izafasha reka bamwunganire reka bamwunganire dufitemo abahanzi ningiraho njya shenge shenge ntukababare kitatirara hari n'umugabo wawe aza kwihoreza reka rero uyu nibwo mwashaka undi bakaba batatu bakaba bane barahari pe reka nanjye noneho ijambo rero ndihagurukire nk'intumwa y'umuryango babibabwiye ko umukobwa nk'uko nawe ubizi ko wabivuze ni igitare gitebeje umukondo nyirasenge waranabivuze ati nimutumwe inka yanyweye amata iby'inkoni byo simbibaziho kuko ntaje kunyabana si uzaba aragira ntimuzanjyanire umwana kunyabana cyangwa gukirana n'abashumba ntaho azahurira nazo hanyuma rero ntavuze byinshi nk'uko umuryango wabyemeje tubahaye umugeni icyo tutabahaye ni inkwano mukomere namwe mwana ariko waraniyunguye ku mpundu muragenda mutera imbere we nakubwiye ni turi abahanga ubutaha abo ngabo abo bafite izo ujye babwira barindire baze kuzivuza muri mu gitaramo mu rugo niko umuco wa kinyarwanda ubigenza kandi agahugu umuco kandi umuco ukibuka ko igihugu kitagira umuco gicika ubwo ikizanye ahandi rero ubwo turimika ibyo urumva nuko nyine hanyuma reka mbanze nshimire ba nyirasenge yego yego nabo mbabwire ko bareze neza ko batoje umuco yewe nanababwira ngo nibakomereza reka mbashimire sindi rero mbere yuko wenda ntanga inkwano reka nshimire abo babyeyi umva nigidi bigenze kwa kundi sha dushimire ba nyirasenge oya yigira uko abigenza wenda niba bitaratunganaho ntacyo digidi mwikwigora tubirimo reka wowe ntacyo wowe twumvikanye kandi twabigenje neza ndebera ko mbonera inkwano za mbere
enda Didi Yes. ndebera izo ibyo bijyana n'inkwano sha za mbere nyarutse munyarutse ducunguze uburyo mwete papa SAVA birahari reka nakubwiye ngo nkuko wabibonye iby'iwacu tubigenza gake ntabwo tuzenuka ariko Digidigi garukana ariko ngwino umusaza aragushaka garukano wirutira kira hangaha wakira ngo uri mwisiga garari inyuma ngiye kumuhereza intuzo gari gwo mahanga inyuma ngiye kumuhereza kano mubyeyi ndimbati nagushimiye ko wageze hano cyo ndagira ngo makaje mvuga ni Ramazani mwagendanye kamukire ko kagezeho Utazeye undi muzee. Muzee utazeye yombi. Ramazani sindi kubaza Ndakumva. ubundi ibintu barabyiteguye ubundi baruri gukina mbese bimeze bite mugiye ngize ukuri Ariko rero kumwe na databuja uyu nguyu niho tuyoboye nyine ugomba kubitunganya bikagendera umujyo umwe. ariko nyine cyarimo kukubaza mwabuze inzoga yo gutwere muburiye ijambo muburiye yo gusaba ubu mufite ubundi mubuzi yo gushimira ba nyirasenge b'umwana mufite ikizeneko no gushimira umuryango se ikizeneko muragifite nta gihari Ariko tuyoboye n'uyu nguyu rwose. wamugane inkwano za mbere ziriya gusa waba uretse ziriya sezo ni izabo niko mubyeyi ndimbati reka tukwemo nkuru niko bigenda sibyo niwe muhabura niwe ruhangwa mbone sibyo ubundi tuvugisha ukuri waje witeguye waje wikwije yego ibyanyu ngo ntimwinyozora mu bigenza gake turindire tubikore bize kuza nyuma biraza byizanye ibintu muri gufiritira ubu ni inkwano za mbere nazo babati umvasha batizana cya kibase mwazanaga digiti genda ubazane na cya kibase mwazanagamo intuzo genda ukibare shaka n'isuka ihinze nka kangahe hasore papa SAVA reka mubyeyi data rero ngira ngo uko mubibona niko nanjye mbibona ndabona ibyari ubukwe bibaye amakwe keretse niba mubyeyi ndimbati hari icyo wongeraho se kubibaye nyine ubwo ndimo ndibaza ubundi ubukwe bwacu ko busanzwe ujya gusaba abasore bakaba bari mu mitwe nta kintu twabonye kinjira hari cyayinjiye mwabonye mubura n'ibi ngibi bitatu uwo muntu uri kumwe nabyo arayirya ko ari butiki iyo mwohereza umuntu akabigurayo mukaza muriteguye ntimwiteguye ubundi uyu mukobwa bwo tububemereye iyi gahunda yabatunguye reka nk'uko bivuze zitukwamo nkuru yego kandi ninjye uzishumbye ntabwo naje rero ngo nze gukora cyangwa kuvuga ibi mvuze mu kanya ibi bintu reka mbyikureho reka mpamagare umusore nyir'ubwite azabisobanura bamugane naze n'ubundi ubukwe ntakubeshye niba ari uko bihagaze
nakubeshye nta bukwe bwaba bukiri mumuzane telefone umusore aze hano asobanura ibi bintu naho njyewe pasava munyihanganire si uko nsanzwe ese none abonye wahoze yikanajwe si uko nsanzwe ntihaze umusore gusa niko tutaba hamagaye ngo ntihaze umusore wenyine ntihaze enda mu ntiyatanyatanya enda atanyutanyuka intambwe uzitera ubyeyi data rero wa mugani ngo akanyoni ngo bakarashe mu matama kata amagambo yanjye ashize ivuga reka nyir'ubwite agira icyo tugezaho hagararaho niko sha niko ibi bintu ni ibiki ubu bukwe warabuteguye kuza kunsebya ahangaha imbere y'umuryango murakoze muryango mugari nako Yezu Kristo akuzwe Yezu Kristo akuzwe nagira ngo wenda koordinateri wanjye anyunganire ntaza kugira nta bintu bidasanzwe ngiye mvuga sibyo nta bintu bidasanzwe mvuga mwabibonye mwese ibyabiranga oya giye nta makuru yandi nari mfite ntako ntagize nanjye kandi wabibonye mwabibonye papa sava ubu mwanya nuwe nta bindi ntundebe nawe mubyeyi rwose nta kibazo na gitoya ngiye kiri wowe nta nubwo ngo uhamagaye mugize neza nta kintu tutakoze sobanura ibi bintu ngiye kuntu ibintu bimeze amakuru mfite ngiye mu nama nabaga mpari amakuru reka yivugire reka byivugire nta kintu tutakoze pe navuge icyabaye ubukwe inama nazigiyemo zose rwose pe zarabonetse twari dufite budget igeze muri 4,400,000 ndi mu bantu bakiraga amafaranga kuri telefone nimero yanjye yari iriho kuri invitation mwayibona ntako tutagize ikintu cyabaye ejo nka saa oya umusibe ejo nka saa 11 yarantelefone yarambaza turihe twari dufite gahunda kujya kwiyogoshesha turahura arambwira ati fata iyi telefone ndayifata shyiramo nimero yawe yanjye ya telefone nyishyiramo kandi akanyenyeri ndagakanda shyiraho amafaranga yose ari kuri iyo telefone yawe wakiye nyashyiramo ndayamu arangije arambwira turakoze angurira agacupa ndahaguruka ndataha arambwira ngo ibindi byose biri ku murongo ngewe ko rero kiza akadomo kuri iki tuvuze niko nawe agiye gushyira akandi ku byo agiye kuvuga atangira asobanura murakoze amafaranga dore ngaye ijambo ni iryawe yose narayamuhaye mu magambo make arayafite murakoze MC umuryango mugari Yezu Kristo akuzwe nanone munyikirize babyeyi none se uradutwarira umwanya sha dufite izindi gahunda icyo nicyo nakubwiriye uza kuvuga sobanura nimba uko ahora akuzwa ahora akuzwa ari hejuru ubwo mumukujije ni sawa reka mbasobanurire kubitubanguranya dore amasaha yagiye nibyo dufite n'ibindi umuntu yajyamo ariko rero nanone umuryango mugari ntabwo mwamve bape ukuntu byagenze nk'uko nyine koordinateri bivuze simbihakana nayakenyereyeho pe nubwo wenyine oya mwe muca mu ijambo ntabwo mvura ndavuga ntawayanyibye ariko umuryango mugari Yezu Kristo akuzwe ariko se tubwira ibyo tubwira ese ntibyaratakujije byaratakujije icyabaye ni iki ngiki nararebye ndeba nyuma y'ubukwe murabona ko uriya mukobwa ndi gusaba ari inzobe
nanze ko wenda amavuta yazayabura akabigikara, ndavuga uti reka mbe nyabitse, murabona ko turi no mu gihe cy'izuba ntago bahinze, ndavuga uti wenda ntazabura ikintu mugaburira ku kazi ntago biri kugenda neza. Ariko umuryango mugari none se koordinate bro, hari ikintu mwabuze? Naje mwikwiye, niyo mpamvu ntacyo twabuze. Ariko rero waje ugira uti kwa data bukwe byose birahari. mu by'ukuri impamo y'Imana sinkubeshye muvandimwe nk'uko unyunganiye, kwa data bukwe ni abantu nzi batunze pe, ni abatunzi mu by'ukuri, wenda ntimunyumve nabi ariko ndabizi ko kwa data bukwe rwose ntacyo mubuze, muri abantu bifashije. Niyo mpamvu navuze uti reka utu dufaranga mbe nubitse, mumbabarire. Niyo mpamvu navuze ngo reka utu dufaranga mbe nubitse, wenda tuzanyunganire nyuma y'ubu bukwe njye na madamu, kugira ngo wenda ikigero tugezemo ntabwo amategeko tugenderaho y'igihugu cyacu nuko umuco wiyungura gutahira bikibaho, sibyo? Ati kwa data barakize dukeneye ibiryo, cya umva amagara pare wawe aza. Yezu Kristo akuzwe iteka ryose. Pare ngwino ngwino bro. Data nyakubyara, ubwo uzajya ubafasha no gutanga iposho. winca mu ijambo nyarutsa pare. Muraho nimwe mwamugiriye inama, nimuce akabogi, muce akabogi nimuruhuke. umva koordinate ndana, umvise ko ikibanze cyo kwitsaho hari ibiryo, murebe wa wundi watekaga niba ibiryo byabonetse mubahe ibiryo barye, nibarangiza bagende. Cyaba kugaburire urye barebe hari izateka we, mushake na aluminium mupfunyikiremo, ariko umwana wacu usujya kwangara. Nanze ko yicwa n'inzara. Nanjye nibyo ndimo kuvuga, wanze ko umwana wacu yicwa n'inzara bivuze ngo nawe itakwica. Rero reka barye, nibarangiza kurya tubaherekeze batahe, hanyuma bazaze biteguye. Ntago rero mubyeyi wowe wari ubashumbye rero, si uko ngo usuzuguye, ariko rwose nawe kwinjira hano ukaza imbokoboko ukicara mpaka byose ariko bigenze nabyo tubibonemo icyuho, sibyo? Dukome urusyo ntidusige ingasiri, hanyuma umfasha mugomorore bamwe barye. Umukobwa wacu ntago ari uwo makamitsi.